tuba tubonye bwo gusenga Imana ni Imana iba yabuduhaye. Niyo mpamvu ngo gusenga k'umukiranutsi ngo kugira umumaro iyo asenganye umwete. Ni ukuvuga ko gusenga bidahagije, ni ukuvuga ko kuba umukiranutsi bidahagije, ngo kuko bigira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ntabwo nabibabwiye nk'aho mutabizi, kuko nimba ari amagambo twumva kenshi buri cyumweru, amagambo agarukwaho ni amagambo yo muri iki gitabo. Inshuro nyinshi twumva aya magambo, ariko nifuje, ndetse ntabwo ari njye wabyifuje, numvise hari icyo mpatirwa kubwira ubwoko bw'Imana. Hanyuma ngo kandi iyo umuntu asenga, ugasengana umwete, ugasenga uzi kubwira Imana wizeye, kwizera nko kwa Aburahamu cyangwa Nowa, ngo abashakashatsi babonye ko Nowa ngo yubaka inkugi yubatse imyaka 150. Mwakwemera ko kwizera kumara imyaka 150? 150 wubaka kubera ko wumvijwe, nta hantu wasomye, nta wundi muntu uri bugukonfirime, ni Imana yonyine yakubwiye. Wenda niyo nagarutse kumwibutsa, yabimubwiye inshuro imwe, ariko amara imyaka 150 arimo kwizera ko hari Imana yavuganye nawe, atari bya bindi byo gusenga 500 yatinda ngo 200. Ntabwo n'uwo ariko byari bimeze. Reka Nowa hari ibintu byerekeza nkavuga nti Imana uretse ko ari inyembabazi, twebwe nta n'ikintu na kimwe twari dukwiriye kwitwaza. Kuko iyo urebye ibintu abantu ba kera ukuntu bizeraga, ba Aburahamu, ba Nowa, ukuntu bagiye, navuga ngo kugendera mu cyuga ni nko kuba umusazi. Niko bavuga ngo kwizera ngo nko kuba umusazi, kubera ngo wizera ibyo utarabona. Ariko twebwe kenshi nubwo twiyitirira ngo turizera, twizera ari uko byasohoye. Turabivuga ngo turizera, tukavuga ngo dufite isezerano runaka, ariko iyaba twizeraga twazanye tugenda twambaye amapana avuga ngo Imana yaravuze, Imana yaravuze. Ariko kubera ko tutizera, tuza gushima nuko byasohoye. Ubundi twagahereye gushima Imana ikitubwira isezerano. Ni ukuri Nowa yamaze imyaka 150 yubaka inkugi, imvura itaragwa, abantu bamuseka. Nzi ko wenda hari abapfuye bavuga ngo yarasaze mbere y'uko imvura igwa. Hari abavutse, uretse ko wenda hari abavutse ntibabashe kubasoza baramubonye basanze yubaka. Ariko Nowa ntigeze, sinzi nimba Imana yaravugaga gute. Ngiye ntekereza ko hari ikindi kintu yamushyiraga mu mutwe kugira ngo umare imyaka 150. Imyaka 100 nubwo wenda babagaho imyaka myinshi, ariko ntabwo muri kumva ubwinshi bw'imyaka 150 yizeye. Aburahamu nawe ahabwa isezerano ko azabyara umwana akuze. Ibyo yarabyizeye. Arangije kumubyara, Imana inamubwira ngo n'uyu nguyu uzakomokwaho n'amahanga. Nyuma y'imyaka 5 ngo mutambe. Arakuze, arashaje. Ibyo bintu nabyo mujya mubyumva. Yaragiye, ntiyigeze anabaza ngo kubera iki. Wenda hari igihe Imana iguha isezerano, noneho mu minsi mike ya nyuma yaho, reka ngereranye nk'Imana ivuze ngo nzaguha imodoka. Wenda nyuma y'imyaka 2, nyuma y'imyaka 5, simbizi, Imana ivuze iba yavuze. Hagati mu mwaka ukoze aksida, uvunitse akaguru, uzajya uyitwara gute? Ariko Imana yavuze ko izaguha imodoka, izaguha n'uburyo bwo kuyitwara. Izaguha wenda automatique cyangwa bazaba baraguteyeho akandi kaguru ari kuyitwara, kuko ni Imana yavuze ko izaguha imodoka. Ariko ibyo iyo ivunitse akaguru tuvuga ngo none se Mana ko wavuze bigenze bite? Habaye. Ariko Aburahamu yaravuze ngo Imana yampaye umwana iki gihe, nzi ko ishobora no kuzura uwapfuye. Ni ukuvuga ngo yaragiye ntiyibaza byinshi, asiga umugore mu rugo n'abo yajyanye bamuherekeje, abasiga mu nzira ngo batamustressa bamubuza gukora ibyo Imana yavuze. Ntabwo twebwe ahubwo iyo bigenze gutyo duhamagara abantu ngo batugire inama, ariko we yarabasize ngo batatuma bamwisezerana, yabasize inyuma ye. Ni ukuvuga ngo kwizera nk'uko nubwo Yesu yavuze ngo kubakungana, ngo niyo twagira ukungana
ngo ni akabuto gato cyane ngo nyuma y'izindi mbuto, njye ntekereza ko ari nk'uburo cyangwa kariya akabuto kaba muri kiwi ukuntu kaba kangana kaba kameze nk'akadobo, ubwo ako ngako kangana gutyo tugafite ngo twabwira n'imisozi igahaguruka. Murumva ko nta kwizera na gutyo dufite, twizera iyo twabonye. Niyo mpamvu iyo Imana ivuze ngo usaba asabe yizeye, iba ishaka ko wizera nk'uko nguko, kandi noneho kuko ubona bisohora uratangirwa kuvuga uti ndizera, niyo mpamvu byasohoye. Reka da, Imana ni urukundo, kuko turamutse twizera nta nubwo iminsi yose twajya duhora dushima, ntitwazajya tunasaba, kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo mushake gusa ubwami bw'Imana, sibyo? Ngo nitubushaka ibindi bizaza. Ntabwo twajya tugira umwanya wo gusaba, twazajya duhora mu kanwa kacu hasohokamo Mana ushimwe, Mana habwa icyubahiro ko niba ubikoze. N'icyo gihe cyo kuvunika amaguru uvugaga ukavuga uti Mana habwa icyubahiro ko umpaye n'indokazi yo kunkorera igitangaza ko nzatwara imodoka nta kuguru ufite. Ibyo nabyo kiba ari igitangaza. Mana habwa icyubahiro. Uko kwizera niko nashakaga ko tugira mu gihe cyo gusenga, no gusenga tuyobowe n'Umwuka Wera, kugira ngo tubashe gusaba neza. Imana yumva gusaba iyo umuntu asabye neza, Imana yumva gusaba iyo umuntu asengana umwete, kandi Imana yumva gusaba k'umuntu iyo ari umukiranutsi. Ntabwo umunyabyaha ajya asenga ngo bigere ku Mana. Ibyo byose rero iyo ubyujuje, ukaba wamaze kwihana, ukaba wamaze kumarwaho ibyaha, ukaba wasenze rya sengesho ryo kwizera, warangiza ukaba wasenganye Umwuka Wera, wasengeye mu kuri, wasengeye no mu bwenge, aho ngaho rwose ushatse ugomba kwizera ko Imana yawe yakumvise. Kubera ko nk'uko iyo dusomye iyo twibutse Daniyeli ngo yarasenze igihe kimwe, turabisomaho nabyo ngo yarasenze mu gihe kimwe, Imana imwereka, imuhishurira ibintu byari bibe biteye ubwoba, ariko mu gihe cy'imperuka. Ngo noneho ukuntu byari biteye ubwoba arasenga, Imana yarabimweretse, ngo yohereza na marayika wo kumusobanurira, ariko we yarasobanuriwe ntiyabona ko hari igisubizo cyo kubikuraho. Noneho arasenga, ngo arasenga cyane rwose, ariyiriza, amara iminsi myinshi yiyiriza. Hari igihe natwe rero dusenga tugafata ukwezi, tugafata amezi angahe, tukagira gute, tukagira ngo igisubizo cyaraheze. Ni kwa kwizera kwacu guke, ariko ngo Imana iba yaramaze kutwumva, ngo ndetse ngo kuri uwo munsi wa mbere basabye, Imana iba yamaze kohereza igisubizo. Ariko hari ijambo dukunze kwibagirwa, kuko tuba twumva twifuza twagukanda nk'ahantu ngo duhite tubona ko igisubizo gihita kiza, cyangwa se tuba twifuza nko gukora nk'ahantu ngo tumenye basi byibure ikiri gutuma bitarimo kuza. Icyo gihe rero niho Imana ipimira kwizera kwacu, kandi ngo kwizera kwacu kwakagombye kuba nka zahabu banyuza mu muriro. Ni ukuvuga ngo kuba ukwizera nyako, iyo wageragejwe nyine waranyuze mu muriro, waranyuze mu bigoye, niho kwitwa kwizera. Daniyeli rero ngo yarasenze, nyuma Imana iza kumubwira ngo yamwumvishe ku munsi wa mbere. Turaza kubigeraho. Natwe rero iyo dusenga ntitugasenge nk'aho Imana yacu itumva, tujye dusenga nk'ababwira Imana idafite amatwi akoze mu ibumba. Amatwi akoze mu ibumba ntabwo yumva. Imana iyo yumvise ibizi. Ejo bigeze kutubwira mu minsi yashize ngo umunsi umwe ni iminsi 1000 ku Mana, ngo kandi iminsi 1000 kuri twe ni umunsi umwe ku Mana. Ni ukuvuga ngo niba bije uwo munsi, shima Imana, ni uko Imana yabonye ko ari icyo gihe. Niba bije nyuma y'imyaka runaka, ni ukubera nyine nabyo ko Imana yabonye ko bikwiriye icyo gihe. Hari n'ibyo yari iri gukora hagati aho ngaho, hari ibyo yahinduraga kuri wowe, kuri anturaje yawe, ku byo amasezerano yawe azakoraho byose bigukikije. Hari ibyo Imana yari irimo gukora hagati aho ngaho. Reka dusome muri Daniyeli igice cya 10. Mu gice cya 10 haranditse ngo
Tito igice cya 10. Hari ijambo nariteguye nzi ngo ntizabona umwanya wo kubivuga, nabonaga ari byinshi none ndabona umwanya uri busigara ari buri buze kuba mwinshi. Igice cya 10 haranditse ngo Daniyeli abona ubwiza bw'Imana ararabirana. Ngo mu mwaka wa 5 wo ku ngoma ya Kuro umwami w'Ubuperesi, Daniyeli wahimbye Beluteshazari hariho icyo yeretswe, ngo hariho icyo yeretswe kandi cyari icy'ukuri, aricyo ntambara zikomeye, amenya icyo ari cyo, ibyo yeretswe biramusobanukira. Muri iyo minsi njyewe Daniyeli namaze ibyumweru 3 ndira, nta mutsima naryaga nubwo ari mwiza, nta nyama cyangwa vino cyangwa ntacyo nasamiraga, kandi sinihezuraga kugeza aho ibyo byumweru ko ari 3 byose bishiriye. Daniyeli yarasenze igihe cyose kubera ibintu yari yeretswe, bimutera ubwoba, bimutera gusenga wenda ngo ahari hari icyo Imana yakora ngo biveho cyangwa bihinduke. Yamaze nk'ibyumweru 3 yiyiriza, nta kintu yaryaga, ntacyo yanywaga, ngo nubwo byari byiza kuri we nyine kurya no kunywa, kandi no kuri twese ububwiriza aravuga ngo umuntu ngo ikintu kimunezeza ku isi ngo ni ukurya no kunywa, ngo nta na kimwe yasamiraga. Kandi Imana yari yaramusobanuriye ko ibyo bintu ari byo mu gihe cy'imperuka. Wenda yaramusobanuriye ko we atari mu gihe cye ntabwo utazamugeraho, ariko ntibyamubujije gusengera icyo kintu. Ngo ariko ku munsi wa 24 w'ukwezi kwa mbere, ngo nari ku nkombe y'uruzi runini rwitwa Idekuru, nuko ntereye amaso mbona umugabo wambaye umwenda w'igitare, yari akenyeje izahabu nziza yacukuwe Ufazi. Twibuka umutwe w'amagambo uvuga ngo Daniyeli ngo abone ubwiza bw'Imana ararabirana. Ngo icyo gihe yubuye amaso, ngo abona umuntu wambaye ikanzu nziza ukenyeje izahabu, ngo kandi umubiri we umurongo wa 6 ngo wasaga na yasipi, ngo mu maso he hasaga n'umurabyo, amaso ye yasaga n'amatabaza yaka umuriro, amaboko ye n'ibirenge bye byasaga n'imiringa isenwe, ngo kandi ijwi ry'amagambo ye ryari rimeze nk'iry'abantu benshi. Akenshi iyo batubwira abadekiriva babonye Yesu Kristo, bamudekiriva uko nguko, bavuga ngo afite ibirenge bisa n'umuringa, n'amaboko ngo n'amaso meze nk'amatabaza yaka umuriro. Daniyeli yabonye yeretswe Imana, ngo yabonye ubwo bwiza nyine ararabirana. Ngo ni Daniyeli gusa wabonye ibyo neretswe ibyo, ngo ariko abantu twari kumwe ntibarakabibona. Mugasenga na muri abantu benshi, wowe wenyine kubera ko kwizera akaba ari wowe werekwa ibyo, ukagira ayo mahirwe yo kubona mu maso y'Imana. Ngo barasenganye nabo bose, ngo ariko ngo niwe wenyine wabonye, niwe wenyine Imana yarebye mu mutima. Ejo bundi batubwiye ijambo ngo unkunda akumvira amategeko yanjye, ngo nanjye ngo na data azamukunda, ngo nanjye nzamukunda mwiyereke. Ni ukubera iki Yesu yiyereka abantu? Ni uko hari ukuntu uba wabigenje, hari ukuntu uba wumviye amategeko, hari ukuntu uba wagendeye mu mategeko y'Imana. Imana nayo ikumva irashaka kukwiyereka kugira ngo usubize umutima wawe inyota iba ufite. Daniyeli nawe ngo yeretswe ibingibi, abandi bose bari kumwe ntibabibona, ngo ahubwo ngo bahinze umushyitsi, ngo barahunga barihisha. Ngo nuko nsigara aho njyenyine mbona ibyo